amagambo atangaje. Babyeyi, hanze rw'abagabo cyangwa hanze rw'abagore, dufite inshingano ikomeye. Musaba Imana yo mu ijuru ubwenge irabutanga. Subiyemo. Dusaba Imana yo mu ijuru ubwenge, Imana irabutanga. Hari igihe ubaho mu kajagari kawe witera, Imana ikakubera iki? Ukabona witera akajagari gusa, nta gahunda ugira, ukijagarika ukagira ngo niko gahunda y'ubuzima iteye, naho ari akajagari kiza, bigatuma ibyawe bitagerwaho, bigatuma utarasa ku ntego. Nuko ukazasanga uri muri esheke. Ariko reka mbabwire, mu masheke dukwiriye kugira, igihe wiyangaje mu gihe kugira urugo, iki ndakibabwira, Imana izakubaza abantu b'urugo. Nowa tuzabyiga ejo. Mbonye ukiranuka mu isi, wowe n'abantu bawe mwishimye. Birababaje kuzabaza inkuge, ugakorera ubwami, ukangana n'aba bakecuru ndeba imbere yanjye, kugira imvi z'uruzinyenzi zabuze zinda, ariko ejo ukinjira mu nkuge utari kumwe n'abantu bawe. Uneze none, urahumutse none, mwarahumutse naniwe, ntabwo itwazo ntiyanajuje. Ndabivuga nsindagira. Dufite inshingano ku miryango yacu, kandi Imana izanezezwa no kubona kwinjira mu bwami bw'Imana n'abana bacu. Subire muri rupasitoro wa pasitora, wagira akazi kenshi mu ntara, ntabwo uzarusha akazi Yesu ari muri isi. Ufite intara ntoya ya Gitarama, Yesu yari afite intara yitwa umugabane witwa isi. Iyo ntara yose yarayikoze, kandi agira ubwo atanga ubuhamya ati, data, ibyo wantumye byose narabishoboye. Okay? Ubwo rero nasomye igitabo cyitwa Uwifuza Ibikorwa Byose, kiravuga ngo nta muntu uzagira icyo yitwaza ngo yagize imirimo y'agahanyi bimubuza umwanya wo kubaha Imana no kuyubahisha abantu. Nubona byanze, shaka igipapuro ushyire kuri firiti. Niba abayobozi bawe barahabamba barire, sije kukweguza, ariko itorero rinini Imana izakubaza iryo muryango. Itorero rinini Imana izakubaza n'umuryango wawe. Rero mu bintu dukina nabyo, mu bintu dukora byose, twihangane dusabe Imana ubwenge, nibyo tugiye kwiga. Izabuduha turebe uburyo twafasha abantu bacu bazabona ubwami bw'Imana. Niba wakankama agaca make, none ukankama ndabona nta hantu bizangeza, hindura umuvuno. Niba wikoroga abana ni abahano nyine n'ab'iwawe, shaka ubundi buryo. Ariko abo bana neza, niba Imana yarebye isanga bagukwiriye, kandi nta rwitwazo ufite rwo kutabageza ku bwami bw'Imana, nta na rumwe, ukora urwawe ruhare. Niba nanirana ku giti cyabo, Imana izabibabaza. Ariko byibura werekanye impamvu uti ntacyo ntakoze. Uneza amatwi? Ntacyo ntakoze. Icyo kintu nta kintu Imana izakora. Niwigisha Kayini gutamba, ko badatamba imyaka, ntibatambe ibivuye mu butaka, batamba ibiva amaraso kandi bitari byose, akabirengaho, Kayini azabasubiza. Nibyo? Ariko warabwigishije ko umuntu najya gutamba atamba mu buryo nta kimana izagutwara. Babyumvise? Ariko nitudebeka, n'ababyeyi mwe mukadebeka, kazi kacu. Reka mbereke uruhare rw'ababyeyi. Hari umubyeyi uboneka muri Bibiliya, ndabisoma mbyibuka, cyangwa se ndavuga iki gitekerezo nk'umuntu ukizi kuko ni kirekire. Iminota afite ntabwo byavamo, ndagira ngo tuganire.
nimujya mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 uzahasanga umugore witwaga Abigayili. Inde iki gice ni kirekire singiye kudusoma cyose, ariko igitekerezo ko giteye ni iki. Mu muryango wa Kalebu wambukanye na Yosuwa wabarwaga mu muryango w'Abayuda, yari umugabo usanzwe nkanjye nk'abandi bagabo bagenzi banjye bari hano. Ashaka umudamu, ariko uyu mugore arebye umugabo we asanga hari defo caracteristique afite, cyangwa se hari defo mu mico ye afite. Ni umugabo yes azi gushaka iby'isi kabisa, ariko ibijyanye n'imico mbonera y'abagabo y'abantu wapi yarafite zero. Arangije asaba Imana ubwenge, Imana imuha ububyeyi ubwenge. Amen. Gabajyaga muri business agakora ibiteka ziguhira abantu, ariko umugabo inyurabwenge mugacibwa asanga wa madamu. Igisubizo si ukwahukana, igisubizo si ugusiga uwo mugabo. Saba Imana ubwenge, uwo muntu wamugeza mu bwami bw'Imana. Ko mujya gushaka mu bisi ubwenge kazi kawe. Umugore ntiyahukana, arareba umugabo we azi gushaka amafaranga, azi kuhigisha abakozi, azi ariko defoye nta muturanyi, nta nshuti nzima, nta giki. Ubwo rero abonye icyo kintu umugabo atagikora tuba ku murimo ufite wo gutwita no konsa no kurera abana. Reka saba Imana ubwenge bwo kubana mu rugo rwanjye. Ntabwo mwumvise. Reka saba Imana ubwenge bwo kubanira urugo rwanjye. Mugeze amatwi. Umunsi umwe rero Imana imaze kumuha ubwenge nyabwo, Imana ibonye ko bwuzuye, iteka ikintu cyose cy'Imana kirageragezwa. Kigenze gite? Tumaze iminsi tubyiga. Nta mpano y'Imana iza mu isi ageragezwa, kuko n'umwana wayo ubwayo yaragerageje. Bivuze gahoro, impano y'Imana yose irageragezwa. Turimo turiga Pawulo mu Bafilipi, uzabibona ntabwo byari bimworoheye, nubwo yari afite ubuhamya ati nahamagawe n'Imana. Ndabizi ijwi ryayo rirazi mu butumwa bwo kujyana mu banyamahanga. Yari afite ubutumwa butandukanye n'ubw'intumwa zindi, ariko ntabwo ibigeragezo byamworoheye kugeza ku ntumwa bagenzi be bamubwira batari ko databuja twabanye atubwiye ngo tugume mu Bayuda. Yivuguruje ate icyo ataje ngo abibwire Petero. Ntabwo ari icyigisho cya mbere kiri. Abigayili rero, rimwe Dawidi wari warahunze Sawuli, yarirukankiye mu misozi ahungira inahangaha igitaramo. Ahahungiye ariwe yihishaga mu bitare no mu mashyamba yahabaga. Nuko ajya ku musozi ahahurira n'intama cyangwa se n'umukumbi munini w'uyu mugabo witwaga Nabali, umugabo wa Abigayili. Dawidi yari afite abasirikare, itsinda ry'abasirikare. Nuko nijoro, kuko bari abasirikare, bakarinda intama z'uwo mugabo batazi. Ku manywa bakabana nawe, bakabana n'abashumba be. Ibyo bintu bitwara igihe kirekire. Bitwara igihe kingana iki? Maze rero Dawidi wari ufite abantu baruta uko mungana hano, barimo n'abagore n'abana. Abo bagabo badahinga bahora bihishahisha, barasonza, babura ibyo kurya. Maze Dawidi yigira inama, aravuga ati rero afata abagabo beza, areba bavuga ijambo nka Muzeruyu, pasitora, abantu bakuze barimo, ubutumwa busobanutse ati nimugende mubwire uyu mukire tumaze igihe turinda intama ze, tumaze igihe tubana nawe, mugende mumubwire ikiri
buve mu kiganza cyawe icyo ari cyo cyose, ikizava mu kuboko kwawe cyose tuzacyakira. Ariko ushonjesheje abana kandi abagore barashonje, newe n'izi ngabo ngira zirashonje, wamutware we gira icyo udukorera, n'ukuri twakubaniye neza. Muracyageze amatwi? Intumwa ziragiye ubutumwa uko babuzihaye neza, nta guca iburyo cyangwa ibumoso, babutanga kwako. Wa mugabo rero ufite ya defu ihita yongera irigaragaza. Ariko Dawidi kwigize umwami nk'umwami, dufite umwami umwe witwa Sawuli. Waragomye rero wigira ikigomeye cy'urimo, ahubwo ndagutanga mvuga aho uherereye. Asoni mugende nirirwa nkora imeze gute? Abagabo basubirayo babwira Dawidi batongereye batagabanije. Nuko yatubwiye Dawidi arasisi ariko bitwaje imbaraga cyane muri iki kiriya kigo ntacyo bashaka. Mwambara inkota, batekereza gutera urugo rw'umuntu. Aba basirikare barateraga igihugu bakakinesha. Aba bantu bari kumusigira n'ivumbi mu nzu. Aba bateraga igihugu bakakinesha. None aho gatera mwambara intwaro. Tekereza uyu munsi ubwiye batayo yo mu majyepfo iti mwambare ejo tuzajye kwaka abantu kuhatera. Abo bantu barinda aka karere kose intara y'amajyepfo bateye urugo rw'umuntu basigaye. Niyo Dawidi yohereza y'abantu babiri byari bihati, atari mwese mwambara. Bakibikora rero ngeze ku cyigisho cyane. Bakibikora umwe mu bagaragu be areba igisubizo shebuja ashubije, yumva ni ikimunyuze akurikije n'ukuntu abo bantu bababanye. Nibyo twite ibintu badusabye ni bike, kuko uba warahombye byari kuba ari byinshi. Ariko kubana n'aba bantu ntabwo uriya musozi twari kushobora kugira intare ebyiri impyisi. Ariko abo bantu barazaga bagacana ikombe, tukarinda izi ntama zawe, tukarinda aya mezi n'imyaka bimaze, ni ukubera aba bantu twari uko ubuze n'ibiroveri by'ibigori n'ingano bahaye ngo bajye kurya. Umuntu ashigisha igikoma cy'abana pe. Kuko uyu mukozi rero yareba akabona rugo bose ategeka, ariko umudamu amurusha iki? Ntabwo se uvuze ko umugabo atagira ubwenge ntabwo barara. Reka bivugwe n'abagabo ariko ntagira umudamu bacuka ngo babivuge. Umugabo yabura ubwenge ra ba mama, yabura ubwenge. Umutware muzima yabura ubwenge, afite umudamu we n'abana, abafite inzu, afite ibintu. Reka tubyite ikize. Aba mama ni mushakira izina. Uyu mugabo yarabuze iki? Uburyo. Nibyo ubushishozi. Wow, aba mama bazi ibi. Uyu mutware ngo nta bwenge agira ese. Reka uyu mugabo yarabuze iki? Ubushishozi. Umugaragara mubwira kandi Dawidi ukurikije uko bamubwiye nuko yafashe iki kintu, araza kandi ari gukora agatendo mu rugo rwacu. Kandi n'ukuri turaba twisize. Umugore abyumvira ku murongo nyawo, abyumvira ku murongo nyawo. Ngiye kubasomera rero ikintu yakoze. Nuko none ngo ni umugaragu. Mpamvu uvuga bikubwiye umurongo wa 17. None ubimenye utekereze icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigo cy'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Umukozi cyamunyereka. Nuko Abigayili agira vuba. Agira ate? Ubwenge bw'umudamu uhita bukora nka kompiyuta niyo wandika uti ufite ibifayiro nk'igihumbi abayikoresha murabizi.
hari igihe ushaka fayiro ukatayipinga muri saci ako kabira kuzana reka dukoreshe telefone ufite amazina igihumbi uvuga uti rero ntabwo najya gushaka Eliya ngo nzamubone uhita wandika hariya hejuru abantu bose bitiranwa na Eliya bakaza bahitamo Eliya ushaka siko bimeze arasacinga akoresha imbaraga zihuta aba yumvise icyo yakora amen atagize ubushinzi ngo agende ariko wabaye uti usanga ikigo bigenze ryari nta bushinzi nta akoresha ubwenge buvuye mu ijuru amen amenya icyo gukora atekereza ikintu cyo gukora atazanye impagarara mu rugo atazanye ibibazo nababwiye ntanya ushake ubwenge bw'Imana ujye utukavuga nta bwenge waba ni ukuri mu mpano Imana itanga ubwenge ni rusange ubwenge ni Imana itanga umwe mu bw'imbuto mu migani haranditse ngo usaba ubwenge Imana izaguha maze agira kangahe agira ati agira vuba yahise amenya icyo gukora agira vuba yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumba 2 za vino n'inyama z'intama 5 zihiye n'ingero 5 z'ingano zikaranze n'amaseri 100 y'inzabibu zumye n'ibihumbe 200 y'imbuto z'umutini abihekesha indogobe haleluya kambabazi tuvugisha uyu mubyeyi ibi bintu byari bihe umvire reception atari nk'iy'abantu igihumbi rero nanga ko ndashaka gutekereza kandi gutekereza umve wowe amarobe y'imitsima 200 ninde wavuga umutsima w'abantu 200 de aka kanya bakabura hiye ugakaranga ibiro 200 by'ingano akora reception yahaza abantu igihumbi mu minota 2 yari amaze kubwirwa icyo kintu neza amatwi ariko uyu munsi wowe kwakira abantu 5 ni ibintu gusaba icyumweru kugira ngo byiteguye nta kibazo ibyo ni bisanzwe ariko iyi reception ayikoze mu minota 2 kubera gutekereza babyeyi ikibazo ni cyiza saba Imana ubwenge sikana ubwenge korera mu butware bw'Imana igisubizo cy'ugukahama cy'ugushigaza cy'ugusubiza uko ushatse saba Imana ubwenge ujye gukora reaction izuye umukobwa witwa Kabigayire ugeze amatwi nta gushingaza ko kandi yenda intame eshanu ari mu mugore ujya mu ntama z'umugabo akabaga eshanu agafata ibiro 200 by'ingano agafata izumye n'izitumye akora ibintu bidasanzwe vuba kugira ngo rukore urugo rwe izina ry'Imana ndihuta nuko maze kugenda ibibumba iyo abona umwanya yo gutwara byinshi bitabiri nibyo ariko kuko yabonaga umugaragu yaramubwiye tumva iri joro ntituramuka urikije uko nabibonye ntituramuka gira vuba icyo yakoze yagize vuba reka nihute amaze kugira vuba ahamagara abagaragu bari bahari hari abari bagiye mu mirima hari abari bagenje bate hari abari baragiye bari benshi ahekesha ingamiya arikorera arazamuka umugaragu amugendera ati kumwereka aho Dawidi ari baragenda nuko umurongo wa 23 Abigayili abonye Dawidi ahutava ku ndogobe yikubita hasi imbere ye yubamye abagore bazi ubwenge ntabwo usubiriza muri Lava4 cyangwa muri Prado afite ngo amanure ikirahuri Dawidi mwaramutse avamo akazi ashyira kontake hasi aruruka yicisha bugufi ntiyabaza ngo Dawidi ni iki nk'uko umugabo we yabibajije
aramuramya ati nyakubahwa, sinzi niba hari amakuru bakuzaniye ntayo nzi, ahubwo yaraje aje guhinyuza amakuru abagaragu batabigira. Haleluya. Nteze amatwi, nta mpamvu yo kugira impaka ihari, ahubwo yarazanye, yarakoze ikintu gitandukanye n'amakuru. Ubu Dawidi ntiyarakwiriye kugenda akabwira abagaragu ati ntiyuke mbatume ruse ko mwari mubeshyeye umuntu w'Imana. Ariko umugore yakoze ibintu bihinyuza ubutumwa abagaragu ba Dawidi bagenje bate, batwaye. Hageze rero aramuramya, amwikubita imbere, amugwa ku birenge, aravuga ati nyagasani, icyo cyaha aba ari igihe gihereraho. Halo. Umugore agikura ku mugabo, icyaha agenza ate? Akishyiraho. Aba igihe gihereraho, ndakwinginze ukundire umuja wawe, ngira icyo nkubwira, wumve amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali, uko yitwa niko ari, izina ni ryo muntu Nabali, niryo zina rye, kandi urupfu niko kamere ye. Ariko jyeweho umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye nyagasani. Nuko none nyagasani, nk'uko Uwiteka ahorana nawe ukabaho, Uwiteka ni wowe wakubujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko icyaha abanzi bawe bakakwifuriza nabi, n'abakwifuriza nabi nyagasani bakaba nka Nabali. None ngira ituro umuja wawe utuye nyagasani, bihabwe abagaragu bawe bagukurikira. Ndakwinginze babarire umuja wawe icyo cyaha, Uwiteka ntazabura kubakira inzu idakuka, kuko nyagasani urwana intambara z'Uwiteka, nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Haleluya. Tuvugishe abagabo, nababwiye ngo ntimuzi, ariko reka mbabaze, umudamu akugeze imbere ukamubona n'ubwe. Tuvuge kuri Yosefu da, ubu wakomeza ukaba Yosefu. Dawidi abonye ubwenge bw'uyu mugore, abonye diplomasi abikoresheje, abonye uburyo abikoresheje, yahise amera nk'amavuta y'inka bashyize ku ipanu. Ako kanya yarayenze ibitekerezo ati bahungu mwe musubize ifoto urwubatse, aferi irarangiye. Arareba nuko abagaragu batumye bagarukiye kuri Nabali, sinamenya amakuru, ariko aho mbimenyeye mbabarira ntiwange ituro ry'umuja wawe. Urumva ko utu tuntu nteguye mu minota, ariko uretse nsubire yumvire. Haleluya. Usabwe kugira ubwenge mfasha. N'ababyeyi, amahane ntakemura ibibazo. Mugenzi wawe niba hari defo caracteristique afite, Imana yaramuguhaye umubere icyuzuzo. Ntabwo munyumvise, Imana yaramuguhaye umubere iki? Ariko ibaze umugore ubana n'umugabo nawe akaba azi ko ari ikigoryi pe, akaba abizi. Ntabwo ibyo yabikoraga no kwihohora, yari abizi ko umugabo we abangamye nk'igisura. Buriya ni ikintu cy'ijoro. Igisura kirababana, igiti cyacyo n'ikibabi cyacyo ni igiti kigoranye, cyo n'igitovu ni ibiti byacu, kirababana imbere n'inyuma. Ariko umugore akicara n'uruguru akarubyara
abagore nabi wacu ari gusabira akangukana umugabo we ntafite ravafu kubagenda muri Hyundai kubera iki tugenda muri Hyundai cyewe ndatashye umuntu abantu n'umugabo ubangamiye kurya ku buryo n'abakozi babibona ko ari ikigoryi umugore bakabyarana kuba kurukarubamo dusaba Imana icyo kigoryi ureba gikeneye umuntu w'umunyabwenge ntawe wabane nacyo umukobwa simuvuga izina nubaha Imana bitangaje umunsi umwe n'umudivantisiti cyane aba hari i Nyanza ndamuzi muri kaminuza muri Abuka agira atyo rero bya bindi byanyu by'imiryango bati shaka kwa Eliya nyine ni abantu bacu ni imiryango ajya yashaka umuhungu wivuye kwiga mu mahanga ariko urwagwa rwasagutse rugeze no mu birere kobwa buri munsi tasha afite ni ukujya kumushaka mu kabari ko yatsinze akicara akamutegereza akazinogonora bajya gufunga akabwira abantu ati umuntu ari kureba umushyira mu modoka akamujyana niba bamaze kubyarana kabiri basanze bataka n'agasusu iki kigabo uzageza he yababwiye ijambo yifuza kubwira ababyeyi bose iyo atambura uyu muntu ninde wari kumwihangana zabyihangana nanga gupfa bizaba niba utanga gupfa bizababaza ariko ntihari izajya mbikora ni ubuhamya bw'umunyarwandakazi apana abandi bantu ntabwo byanditse mu Bibiliya ndamuzi twaraturanye umukobwa ndamuzi nta wundi wamwihanganira none ndamuharira ni ukuri buri munsi aragenda akicara yasoza ntaramubwira ngo gira vuba aricara ati nusoza urubiri wafunga akabari ati ni mu nteruro ntaba ashobora kugenda yagere mu rugo akabwira abakozi ati nimumufashe tumugeze mu nzu akamuha amata ngo adapfa umwijima udaturika akamuza ibirenge by'umuntu n'inzoga rero nabyo ntabwo bimuka yenda ashyizemo urwenya ariko ibintu bisa ndababwira ntabwo washakanye n'umuntu uguze muri supermarket ku buryo umurebaho ngo expire date niyi ingredients zimukoze na isukari amazi n'iki ku buryo uvuga no isukari n'inyinshi reka nyikuremo never ni umuntu ufite defo characteristic so ugomba kubana nazo niba ushaka uwo muntu uzajye mu gacinjiro bamukorere bamushyiremo verine uko umushaka cyangwa ya kampani wakoreraga cyari yitwa adarwa akora ujye hariya hepfo hariya ibumba baricukura hepfo ujye muri bariya abantu bamukubumbire bamukorere kabiri ushaka bamuza ariko niba ari umuntu utuye kuri iyi si ufite ababyeyi bamubyara shaka ntabwo atunganye ntasize verine ibyo uzamusangana uzabyihangana uraho yewe muneza amatwi reka nibute mfite ibindi bitekerezo iki gitekerezo kitwigishije umugore ashobora kurinda urugo rwe ntirurimbuke kubera ubwenge subiyemo urugo rwawe ushobora kururinda ntirurimbuke rwose kubera ubwenge bwawe iki gitekerezo kitweretse ko ubwenge bw'umugore ushobora gutuma urugo rwawe guhera ku mugaragu kugera kuri wowe mutarimbuka kubera ubwenge bwawe usaba Imana Dawidi rero yaravuze ati 3:2 Dawidi asubiza Mikayeli ati Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi ishimwe haleluya
ubwenge bwawe bushimwe nawe ushimwe. Haleluya. Dawidi aravuga ati kabisa ubwo bwenge ufite buturuka ku Mana. Ukaravuga ngo icyaha kinge kabiri kangahe ndagaragaje twamukoresha umunyabwenge pe babarira umuja wawe. None se hari ikibazo bari bafitanye, ariko iyo atagira ubwenge mu bapfa nawe yakugenda gute? Dawidi yari yamaramaje ntimusige n'ivumbi muri ruriya, azize intama ndebe ko ntazitwara ndebe uzazimvugaho. Ariko ubwenge bwawe bushimwe madamu, ubwenge bwawe bushimwe kuko udasanzwe. Imana ikumugisha. Maze Dawidi aravuga ati ubwije ukuri nari namaramaje nari gushira, ariko kubera ubwenge bwawe nanjye ngiriye inama, nari mpubutse, nari ngiye gushyiraho andi maraso atari urubanza. Dawidi yakira ibyo bamuhaye, asezera kuri Abigayili yisubirira mu rugo. Izina ry'Imana. Ababyeyi banjye, nshuti nkunda, musabe Imana ubwenge itanga ubwenge. Halo. Imana itanga ubwenge, usaba ubwenge. Uragenda kikomplika mu rugo rurakomeye. Imana yihanganiye isi n'abadayimoni igihumbi kandi ikabyihanganiramo. Umugabo umwe biranze burya nuko utari hafi y'Imana, ariko iyo uri bugufi bw'Imana nta musaruro utikoreye. Kandi niyo ukubise hasi igobora Simoni akagutwara. Haleluya. Nuko dushaka kuba mu isi soft, kuko abantu bashaka kuba mu isi itarimo ibibazo, ariko ntabwo muzayibona kugeza tugera mu isi. Iki gitekerezo cyo kinyigishije n'ikimo nuko ushobora gusabira ukarinda umuryango wawe icyago cyari kugeraho kigasanga uzi ubwenge kikigirayo. Muragatahanye ko kandi amubwiza ukuri, muragatahanye abamama bara abantu ko batazi mugatahane inshuti zawe, uve muri parapara, uve muri yogoyogo, mwegere Imana izabegera, mugisha Imana inama izabegera, uve mu matiku y'ibibiri nayo tuntu tudafite 11. Unajya kubaza mu kibina k'umugabo we, ntabwo tujya muri ka kanama wa kabiri, harya ni akanama k'abamama, tujye hariya dufite Imana umwuka wera. Umugabo wanjye yankubita buri kuwa kabiri, buri kuwa gatatu arankubita, ubijyane hariya. Mwegere Imana izabegera. Hari ahantu abantu ducuyuka, umuntu agacuyuka yirabura ugasanga yamaze kuba kaki. Oya, sinzabona umukobwa w'umudivantiste harya mu byita mu kiriya nama yitwa ngo ni inama y'iki? Ngo ni akagoroba k'ababyeyi. Hari ibindi bijya biba kuwa kabiri mu inama, inteko y'abaturage. Inteko y'abaturage ugenda umugabo wanjye arankubita, yego. Shaka kajya gukora. Ushobora kurinda urugo rwawe icyaha yawe. Imana ikakurinda ubwenge bwawe wabyeyi ntacyo gikoze mu rugo rwawe. Mena ntacyo gikoze, ufite ubwenge burahiye ukuri. Imana ikayigaranti kubaho ku rugo rwawe. Amen. Reka rero tujye mu rwa kabiri rw'abantu. Hanyuma nategura ikibwirizwa ntabwo tutamuzahamurije. Rwa kabiri rw'abantu ni kane. Hari igitekerezo rurangira rwakizwe ku murongo wa 8 handitse ngo rwa kabiri rw'abantu yego umugore w'ishoneye. Bukeye Elisa arahaguruka ajya hariho umugore w'umukire aramuhata ngo ajye iwe gufungura.
yego nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Bukeye uwo mugore yego abwira umugabo we ati mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. haleluya None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cy'itabaza, maze uko azajya aza gusura ajye acumbikamo. Elisa yajyaga aza kubacumbikira akajya azabambe ahanyuze bakamuha karibu. Umugabo ati mutware mu cyumba ryamo. Kabiri bagatatu umugore akabura umugabo, ntabwo ariko yibwiriza ikintu gikwiriye. Hubaka abagore, hubaka abagabo. Isi twese twubaka mbamizi, ariko hambere hubakaga iki? Umugore akareba urugo rw'umuntu w'Imana abonye umugabo icyo gitekerezo kitamugeraho, aramwegera ko uyu muntu tumuhakana akaba ari umuntu w'Imana yera, kandi tureba tugirira umumaro iyo araye hano atuganiriza bikatubwira wambabare tukubaka akumba. Haleluya. Icyo ushatse kubabwira, hari igihe umugabo wawe ashobora kugira nyine thinking capacity somehow low. Ibitekerezo y'umugabo wawe ukabona yenda hari ibintu adashyikira. Mufashe gutekereza, amena, ariko udashyizemo ibintu byo kuganza. Buriya abagabo batinya kuganzwa, nubwo yaba ari mugufi rwose areshya yanga umuntu umuganza, yanga umugore w'inganza umuganza ibintu byose byo tanga proposal y'inama. Haleluya. Uyu muntu w'Imana ko aza hano twamwubakiye akazu azajya bamo. Haleluya, haleluya, amen. Rero reka mbabwire imigisha ibaho, kubera inama zawe zitarimo kwikaniza, kubera inama zawe ziri mu bwenge bw'Imana. Niyo mwaba mufite ikibazo gitangaje, Imana ishobora kubagenderera biturutse ku bwenge bwawe. Imana igatanga igisubizo gikomeye biturutse ku bwenge bwawe. Iyo ni A. Kabiri, igihe cyarageze Elisa nawe yicaye aranyurwa, abwira umugaragu we witwa Gihazi ati ni ureba urugo ukuntu batwakira, ati urabibona, ati cyane kuko ufite umubyeyi mwiza rwose urabibona. Aranikopeje umugabo atabizi akazashaka kubikora, kuko areba umugabo kwakira abantu bitamubaho, kiko kajya kamutika gafata utunyanya gafite atuntu kugira ngo ibintu abikore neza. Umugabo hano haba nuko Elisa arabireba yuzuye umwuka w'Imana, abwira uriya mugore ati ngwino nkubaze mama. Elisa rero nawe yabagaho, buriya abagabo rero twanariza gake. Njya kuza hano naragiye, madamu yari amaze igihe arwaye, mvuye ku kazi saa sita mugane rero ngiye kwitegura umunsi nsanga nkoreye mbaga nkaterura amaguru. Mpageze nsanga amashati arameshe, nteruramo amashati, ndatera iya mbere, ndatera iya kabiri, ndatera iya gatatu, ndatera iya kane. Ahageze ati ngatera uko akurikirana hejuru, imwe ebyiri eshatu enye eshanu, izo ngezeho mbarizo nterura njya gutera. Gutera inye gusa, utwo tudetaye bitebere tutuki kandi n'ibyo gukumura nanjye n'ibyo tutera amarinye gusa. Ati urabijyanisha naye makoti kumva ndebe ikoti riri hafi ayo madetaye n'ituyati musange hafi kubusa. Hari utudetaye tutajyamo abagabo, nibyo n'igihe bari kuryama, ariko n'ukuri pe nateruye ishati n'ikizi uko zimeshe imwe ebyiri eshatu enye eshanu, ndagorora ndatera ndazinga ndagira uteye riye muzabibona n'ibinye gusa kandi sinasubishije uteye amariye gusa bigenze bite ntacyo kazimara ishati igenda atubura amakoti ajyanye na byo yakura iyo nambara nkabona
kazi kawe use nambaye nabira. Rero hari utudetaye abagabo batajyamo. Iyo uzi ubwenge mu rugo rwawe utudetaye uratumufasha. Amen. Haleluya. Amen. Ndabona uba muri ubu rugo umesa usasa uryamisha abantu dukeneye kumva ubushyitsi bw'uyu yara. Rero ujye mutanga bene izo nama. Hanakoze umugabo ku nkeke twimukire Nyarutarama nta kindi kibazo gihari. Jya usasa, jya uryamisha abashyitsi, jya uba mu rugo mo imbere. Papa ndabona dukeneye kumva umuntu w'Imana yajyana. Babyumvise. Elisa rero kubera ubupfu buriya mubyeyi yabikoranye birazamuka bigira ku ntebe Imana yicara. Abamarayika batwara raporo mu gitondo, abandi bayitwara nimugoroba, irabyimba nini. Ibaye nini rero umwuka w'Imana aramanuka ajya muri Elisa ati nawe dore ntukaze ngo wicare ujye ujyana ugende bazi uyu mugore icyekereye urugo ndi Imana nzakiguha. Mubaze akeneye iki? Ubona ko afite urugwiro kuruta abagore bose baba muri Israeli. Haso ndi mu ijuru icyo azansaba nzakimuha. Mugire neza bizagera ku Mana. Mugire neza bizagera ku Mana. Igihe ubyuka ukubita agatoki ku kandi kongeraho kandi zizacika n'izababera. Mujye mugira neza bigira ku ntebe y'Imana. Byanditse muri Malaki yuko abantu ari Imana iyo baganiraga itega amatwi ikabumva. Haleluya. Maze Elisa aravuga ati jye hamagara umubyeyi wa Sarasi. Kuki batahamagara umugabo se? Yari afite telefone yanjye. Neza twari duteye kimwe nta nariza yagiraga nanjye kugabura. Ariko ari umugabo mwiza ariko ntumubaze ibindi. Nuko atahamagara uriya mubyeyi. Urwo rugo ntirwagiraga umugabo. Ntirwagiraga umugabo. Kuki batamuhamagara? Elisa aramubajije urashaka iki? Jye telefone umwami nonaha akumenye ko umudamu udasanzwe muri leta. Okay, mpamagare umugabo w'ingabo aze mumenyane. Udatuma ndishakira ubuzima uciye mu. Haleluya. Umudamu bakubwiye gutyo utabwiye ati tajya mu Kigali kudodesha ikanzu yazabonana n'umwami nyine yambaye menyekanisha ku mwami ati ndekera mu bacu nyirekerera igitarama nigumire gutya nta bindi mbere. Haleluya. Muri icyo gice muzagisomera cyane. Elisa ubwenge bugarukira ati Mana ubuse kwambwira ushaka kuba umugore mpano wamfashije nkareba ubwenge ntibwahita buza. Abaza Gehazi ati ko tubana cy'umugore tumukorera icyo ibyo nari ntegereje abibuze. Haleluya. Gehazi ati kiwe mbaye iminsi Mwewe yarafite utuntu tw'utwanarize n'utw'abadamu kuntu ati mu rugo rutagira umwana. Halo. Nukuri si narabajije abakozi burya tugatwicara hanze tukavuga usutwa. Ntabwo nigeze menya ko urugo nta mwana bagira. Ndatireka. Uyu mugore nta mwana agira. Nibyo. Kire kuva abana bagiye kwiga n'iwabo kwa muzehe ntazinda nta mwana bagifite ariko bafite abana bagiye bimeze bite? Atereka nta ninda yakuye. Yesu aramuhamagara. Elisa ati muhamagare naze muhamagare. Aramuhamagara naze. Amaze kuhagera Imana yamwite kare kose barangara umugore nta mwana agira. Sinshaka kuvuga ndi mu ijuru ngo umugore mutere ubwoba nitumenye kuvugana biguciyeho. Elisa ati umwaka utaha igihe n'icyo uzabukikira nawe. Ati muntu we ukomeza ubwiriza ubutumwa nariyakiriye ibintu byo kubyarano kandi ntibimushije kubaha Imana. Ati ndabivuze n'izina ry'Uwiteka umwaka utaha uzabukikira umwana byarabaye akikira umwana mwiza cyane gusa ndasetseze mwiza cyane ntange. Arangije rero aramubwira ati rero umwana akura neza
yubaha Imana, azi imirimo yo mu rugo, umubyeyi ntiyamutetesha nk'umwana w'ikinege, amwigisha imirimo. Umunsi umwe rero hari Mariti ajya gufasha nyina kugira papa we mu mirima, barajyana, ahageze arwara umutwe. Amaze kurwara umutwe, ise kakadefo ntigakira ako kanya, nta kugira igihunga cy'umwana wanjye arwaye, niwe wenyine yakoreraga mu buzima bwe, nta no kugenda kutabwira umuntu atumva mushyire nyina. Arakomeza arihingira, bamugejeje kuri nyina kera yapfuye. Yagenje ate? Ndashaka kubereka uburyo umugore ufite ubwenge abantu yitwara mu kibazo kinakomeye kugeza ku gupfusha umwana umwe gusa mu buzima. Dusomere. Murongo nimusome duhereye ku murongo wa 19. Ahageze abwira se ataka ati umutwe we. Se abwira umugaragu ati muterure umushyire nyina. Nuko aramujyana amushyikiriza nyina. Nyina amwicaza ku bibero. Agejeje ku manywa y'ihangu arapfa. Agenza ate? Arapfa. Gahuso. Amaze gupfa, nyina aramurirana, amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana, aramukingirana, arisohokera. Gakeye. Ahamagara. Gake. Mwumvise umugore uzi Imana yo mu ijuru? Uyu mwana yari uwe, yari umuzanano. Yibyariye mu nda. Tuvuge ko ufite abana 9, hagapfa mu umwe. Wabyitwaramo gutya? Ufata igitenge ukagitambika, kugicurika mu nzu ukahayoberwa, bikagenda nabi. Ariko umuntu uzi Imana, umuntu ugenje ute? Umuntu ugenje ute? Ikibazo mu isi nta kiruta gupfusha umwana w'ikinege. Bibaho? Atuvuge ko ibibazo bibaho. Umugabo washaka undi, ndabeshya? Atubwizanye ukuri, ntiwashaka undi? Umwana w'ikinege imbere n'inyuma nawe abonye ku bwa marayika w'Imana, amushyira muri yanzu aricecekera. N'abakozi ntibamenya ko umwana ashize mu mwuka, ahubwo bagira ngo arorohewe kuko amujyanye ku buriri yari yiriwe amukikiye. Atumaho ati nimubwire umugabo anyohereze akavatiri mu modoka yajyanye, hari ahantu ngiye kwigira. Umugabo ati se ko atari igihe cyo gusenga ugiye kureba Elisa gute? Undi ati yewe mbwira ndanyarutse mu kanya ndabanje. Harangije amubwira atoke mutware Eliabe igende mu byaro. Bamuhaye Eliabe ayikubise maragenda. Agera kwa Elisa, ndagira ngo mbabwire umugore uzi ubwenge ibintu akora. Elisa kimukubita amaso aturiya mugore buriya afite ikibazo ki, irukanka umurebe. Atuma wa mugaragu aragenda aramureba. Undi ati oya sorry, nta kibazo, kuko yarazi ko uriya mugabo Gehazi adaturwa iki ariyumanganya, ntiyabona ko afite ikibazo. Atari ko mbwira undi ataribuze, baretse nkagera kuri Elisa ko aricyo nshaka kumubwira. Ariko wava Kagitarama ajya kugera muri gare, abamotari n'abanyonzi bose bamenye ikibazo. Kuva Kagitarama gusa kugera muri gare, abanyonzi baba bamenye ikibazo. Amabutike yaba yashungereye, inkweto waba uzambaye mu mutwe, amasogisi ariyo wateze, simbizi, uracanganyikirwa. Ariko mu buryo butuje, n'uwamutwaye ku ngamiya ntiyamenye ko byagenze. Ntawamenye ikibazo si Imana yo. N'umugabo ntiyamubujije imirimo ngo mwirure n'ibibana. Oya, yarakubije arihinge. Ubwenge buvuye ku Mana. N'abatindije cyane. Igasoza. Elisa aramubaza ati bigenze bite? Ariko banza ufite agahinda mu mutima. Ndategeka ntuze twicara. Arangije aramubwira ati nigeze gusaba umwana umbatije.
ampereye icyo umwana kukangira mushokwesha iminota itatageza ahantu aryoheye none Imana iramutwaye. Ibi bibazo si mwebwe mwabizanyemo n'Imana. Rero kuko mwamumpaye akava mu busabusa, nzi ko uyu mwana mwamusura. Genda uzurire umwana. Haleluya, haleluya, genda uzurire umwana. Elisa yiha gutumanuza Gehazi ati fata inkoni yanyu ndaterera simva tugende. Gehazi wimushyira muri byiru zawe n'Imana tugende. Undi ati uriya yarabikoze bamuhaye inkoni kugira ngo ajyane afera biranga kugeza igihe Elisa hige. Rero uko wicaye mu nzu ukampamagara ngo nzatwita nkabona ntwise singuherekeze, genda nkeneye kwicara nicaye muri salo esikariye n'iziriya namuteruye mukurura ndashaka kubona umwana wanjye amanuka yiza iminota 2 yamanutse yiza. Amen. Ubwenge bwawe bushobora kuzura umwana wawe naho yaba yarapfuye. Hariho abana bapfuye bahagaze, hariho abana bapfuye bahagaze. Witereriyo, subiyemo, witereriyo bwa gatatu, witereriyo. Saba ubwenge buvuye ku Mana. Amen. Subiyemo, saba ubwenge buvuye ku Mana. Amen. Umwana ushobora kuba yarapfanye byararangiye mwarakuyeho, mama saba ubundi bwenge. Ibutse Imana ati harya uyu mwana mutwita n'ubyibuka koko ntushobora kugira icyo ukora mbigishungero mu isi wikwiriye gutakira umunsi n'umugenzi kujya muri gare. Imana iguriya mwana nta muntu mwari ndabeja ntabwo rero ko mwandakaye umurakare ntacyo. Imana yibutsa amasezerano ngo sinari niyicariye nkabona ndatwise. Sinari niyicariye nkabona ndatwise. None uri murangirira ibiki ngo bigende bite? Nyuma yuko ubwenge bwawe bwarinda urugo rwawe kurimbuka rwose, ubwenge bwawe bwarinda n'umwana wawe ubigaragara wapfuye ahagaze, Imana yamukuzurira ikamusubiza. Haleluya, haleluya. Ndasoza. Babyeyi, tujye mu rwa mbere rwa Samweli. Yego ni byo byari isomo ryanjye sinatanga igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya kabiri cya Samweli igice cya kabiri narakaze. Dawidi amaze gusoza byose, abaye umukambwe ushaje, amaze gukoranya ibikoresho by'Imana ngo ayubakire. Umugaragu w'Imana amubwiye ati ntibikikureba, raga umwana wawe ni uzubaka inzu. Imana ijyana isezerano n'umugaragu wawe. Haleluya. Maze iravuga iti ndimo ndibuka amasaha yanjye. Umurongo wa 8, nuko umugaragu wanjye Dawidi umubwira uti uko niko Uwiteka nyir'ingabo avuze ati nagukuye mu rugo rw'intama mu bwungeri bwazo ube umutware w'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Haleluya. Kandi n'abana bawe aho nabanaga nawe aho wajyaga hose nkarimbura abanzi bawe imbere yawe, kandi nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi. Kandi nzakoraniriza ubwoko bwanjye bwa Isirayeli abantu ahantu mpabashinge bahature, haba habo bwite batazimuka ukundi, kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere. 12. Kandi iminsi yawe nigera ugasinzira na ba sokuruza bawe, nzimika umwana wawe wibyaye akuzungure, kandi nzakomeza ubwami bwawe. Haleluya. Nuko
uwo ni we uzubakira izina ryanjye inzu, kandi nzakomeza intebe y'ubwami bwe iteka ryose. Haleluya. Iryo ni isezerano. Nzamubera se, nawe azambera umwana. Nacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amoko by'amoko y'abantu, kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho. Haleluya. Nk'uko zomorotse kuri Sawuli nagukuye imbere, inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Iri ni isezerano. Iyo bishoboka turabyiga, bidashoboka tuzashaka ibindi twiga. Kubwo kubaha Imana wa mubyeyi w'umugabo cyangwa umugore uraho, Imana ishobora kugirira imbabazi umwana wawe naho yacumura ikagira se wamubyaye. Halo, halo, halo. Reka mbabwire, tuvuge ko Kabanda ari inshuti yawe, maze umunsi umwe nkasanga uriya muhungu we tugahurira ahantu runaka, nkasanga ari mu makosa. Njya nibuka rimwe turi segonderi, diregiteri wacu yigeze gufata utwana twatorotse ikigo tw'udukobwa tujya kunywa inzoga. Urumva nibiba bigendanye nabyo turarayo, baradufata baratumuzanira. Arebye ko kamwe asanga arakazi, arebye akakabiri asanga arakazi, abwira abahungu ati mujye gugutirira ibiti. Batutira inkurusu barazizana, aradukubita utwo dukobwa, aradukubita dushaka ngiriye so wakubyaye, kandi kukwirukana niwe nzaba nteje ikibazo, reka ngukubiteho ugashaka. Aradukubita nyine, nimugoroba arongera uzongere mbabona, kuko kukwirukana ni so nzaba nteje ikibazo. Azagoka gushakira irindi shuri. Ibi bintu urimo ntiyabigutumye. Imana dukorera, mwana wacu ashobora gucumura ikamubabarira kubwo kugirira se cyangwa nyirawo mubyaye. Nsoza, abami ba mbere 14, abami ba mbere igice cya 11 turabyose. Umurongo wa 12 hanze. Abami 11 ba mbere, igitabo cya mbere cy'abami 11 umurongo wa 12 handitse ngo, ariko kuko ngiriye so Dawidi sinzabikora ukiriho. Haleluya. Imana yabwiye Salomo, nimusoma titiri iri hejuru, Imana hana Salomo, Imana iramubwira ngo Salomo yaracumuye namwe murabizi, sibyo? Ariyandarika namwe murabizi, nibyo? Ngiriye so Dawidi wakubyaye. Amena. Yari yaramuhaye. Ni Imana itica isezerano, my dear. Ni Imana isohoza ibyo yavuze. Yabwiye Dawidi inyuzwe idahubutse, nzakomeza ubwami mu nzu yawe, nguhaye ubwami iwawe ntihazabura ubwami. Amena. Nzibika umwana wawe yabirebaga ibyo Salomo azakora, nacumuraho nzamuhanaho umubyeyi. Cisha akanyafu ku kuboko ku kaguru, hamagara abantu bamunkubitira mu byatuwe, ariko ntabwo nzamukuraho imbabazi zanjye kuko zikuye ku isano. Amen. Maze Imana Dawidi arigendera, akagahungu kamaze gukora ibyangwa n'amaso, irakabwira iti ngiye kukwaka ubwami. Yibuka ko nabibwiye Dawidi utazabikora, ariko ndabikora, ndamugabanyamo kabiri. Nakagusigiye ku bwa so Dawidi. Haleluya. Mukiranuke, abana banyu bashobora kubona umugisha kubera mbere. Mana amahoro iturinde, no mutugirire neza. Mana amahoro itugirire neza. Mfite igitekerezo cyiza ndibabwira ku masaha agiye, turacyari kumwe, nzakibabwira. Hari n'igihe ushobora gupfa, iki gitekerezo kitubwira ugapfa ubona abana bawe ari igihararumbo, ariko Imana itazimiza, itifuza kuguhemukira, igakomeza ikabaragira, ikazabagarura mu nzu yayo, wazazuka ukabona mu bwami bw'Imana. Imana
muyihimbaze izabitura. Mugire umunsi mwiza mu izina rya Yesu.